Bakunzi ba Byakubera TV muraho neza, yambi umwami Yesu niyamamare, agakiza k'Imana kaganze mu mitima yacu, ubwiza bwa Nyagasani buturanga aho turi hose, inzira nziza ya Nyagasani tuyiyoboke tubwirijwe nawe kandi binyuze no muri Byakubera TV. Inshuti zacu rero ndabasuhuje, mbahaye ikaze abageze kuri Byakubera TV. Bwa mbere rwose umwami niyamamare aho muri hose, Nyagasani ahabwe icyubahiro kuko akibarinze, kuko akindinze, kuko niwe uturinda mu bihe byose tunyuramo, niwe udukomeza, niwe uduha imbaraga mu migambi yacu yose. Komeza ugire umugambi mwiza, Nyagasani azagushyigikira. Inshuti zanjye rero muri uyu mwanya ndi gufashwa n'indirimbo nziza cyane isingiza Imana, nshima Imana ko yampaye ubugingo, nshima Imana ko ikindinze mu mibereho ya muntu, nshimye Imana ko ikomeza kundwanirira intambara, izo nzi n'izo ntazi. Rwose nihabwe icyubahiro, nawe aho uri mfashe tuyihe icyubahiro. Icyubahiro ni icyayo kuko iragikwiye, nayo bakirwanira iragikwiye ni icyayo. Inshuti zanjye rero muri uyu mwanya, iyo ndirimbo ni nahawe ubugingo bwiza, cyangwa se nahawe ubugingo buhoraho. Icyo nabasaba rero, iyi ndirimbo ntugire ikibazo, ntuterwe ipfunwe nuko ndi kuyiririmba, cyangwa se ngo untekerezeho bibi. Ntiwite ku njyana, ntiwite ku ijwi ryanjye, nyine ni uko nguko Imana yabishatse, ni uko nguko Imana iba yashatse ko mbitambutsa, ni uko kandi ni naryo jwi Imana yampaye. Mujye mumfasha tuyihimbaze, tuyisingize, rwose ibyijwi ntimukabyiteho, ni ukuri ni uko nguko Imana iba yabishatse, kandi itanga mesaje ku buryo yo yishakira. Nanjye ubwanjye nta nyine nshatse kuririmba nk'uko abandi bahanzi baririmba, nanjye najya kwifashisha bya byuma, ariko nyine Imana iba yashatse ko mesaje itambuka uko. Abasobanukiwe n'imikorere y'Imana mwebwe murabizi cyane, ndabasabira namwe kugira ngo abatabizi Nyagasani azabasanga biyereke, ababwire uko akora, abahishurire zimwe mu nzira ajya akoresha kugira ngo yamamare. Aho rero dufatanye kumva iyi ndirimbo iragira iti: nahawe ubugingo buhoraho rwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Nukuri yinjiye mu mutima wanjye, kandi yanshyize mu butware. Nahawe ubugingo buhoraho rwose, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Nukuri yinjiye mu mutima wanjye, kandi yashyize mu butware. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo. Sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Imigisha yo mu gakiza k'Imana, kubw'ubuntu narayihawe. Nayihawe mu gihe nihana ibyaha, imbere y'umukiza Yesu. Ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana, kubw'ubuntu narayihawe. Nayihawe mu gihe nihana ibyaha, imbere y'umukiza Yesu.
nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo, nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Umukiza niwe wankuye mu ishyamba, nsigaye mba mu murima we, no kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru, nsigaye nera imbuto ashaka. Umukiza niwe wankuye mu ishyamba, nsigaye mba mu murima we, no kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru, nsigaye nera imbuto ashaka. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo, nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Kristo mukiza niwe mucyo. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo, nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Kristo mukiza niwe mucyo. Ubugingo bwiza nahisemo n'ubu, gukorera umukiza Yesu, kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu, ku mukristo wese ukuri. Ubugingo bwiza jye nahisemo n'ubu, gukorera umukiza Yesu, kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu, ku mukristo wese ukuri. Ubugingo bwiza jye nahisemo n'ubu, gukorera umukiza Yesu, kuko kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu, ku mukristo wese ukuri. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru urimo, nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo, nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Kristo mukiza niwe mucyo. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru urimo, nsigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Yesu umukiza niwe mucyo. Uwiteka niwe wankuye mu ishyamba, nsigaye mba mu murima we, no kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru, nsigaye nera imbuto ashaka. Umukiza niwe wankuye mu ishyamba, nsigaye mba mu murima we, no kubw'imvura n'izuba byo mu ijuru, nsigaye nera imbuto ashaka. Nejejwe n'Imana
sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Kristo mukiza niwe mucyo, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Kristo mukiza niwe mucyo, imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe, nayihawe mu gihe nihannye ibyaha imbere y'umukiza Yesu, w'imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe, nayihawe mu gihe nihannye ibyaha imbere y'umukiza Yesu, nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, n'umuriro w'ijuru urimo, sigaye ngendera mu mucyo w'ukuri, Kristo mukiza niwe mucyo. Mureke dusomane ijambo ry'Imana mfunguye, ahari ryakugirira umumaro nanjye ryangirira umumaro, kuko sijye jyenyine mba ndi kwibwira, mba ndi kukubwira nanjye nibwira. Nshuti rero mureke dutege amatwi ijambo ry'Imana. Mfunguye Bibiliya muri aka kanya, mpawe ijambo ryo muri Yeremiya igice cya 4 umurongo wa 1 ndageza ku murongo wa 4. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umuryango wayobye nugarukire uhoraho. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umuryango wayobye nugarukire uhoraho. Abafite Bibiliya ntagatifu musome muri Yeremiya igice cya 4 umurongo wa 1 kugeza ku murongo wa 4. Haravuga ngo Isiraheli nuramuka ushatse kugaruka, ninjye ugomba gusanga. Nuvana ibigirwamana byawe mu maso yanjye, ntuzongera kubungera ukundi. Niba kandi urahiye mu izina ry'Uhoraho muzima, ukabikora mu kuri, mu buryo butunganye no mu butabera, ubwo amahanga yose azamperwamo umugisha kandi azakurizwa muri jye. Dore ibyo Uhoraho abwira abantu ba Yuda n'ab'i Yerusalemu: nimuteme ishyamba, muhinge umurima mushya, mureke gukomeza kubiba mu mahwa. Bantu ba Yuda namwe ab'i Yerusalemu, nimwiyegurire Uhoraho, nimwiyorosoreho ibyugarije umutima wanyu. Nimutagenza mutyo, uburakari bwanjye buzavubuka nk'umuriro, uzatwika ku buryo ntawe ushobora kubuzimya, kubera imigenzereze yanyu mibi. Twakire neza ijambo ry'Imana. iri jambo ko hari icyo rishatse kuvuga, ko hari icyo riri kutwigisha. Kansubiremo. Isiraheli nuramuka ushatse kugaruka, ni jyewe ugomba gusanga. Nuvana ibigirwamana byawe mu maso yanjye, ntuzongera kubungera ukundi. Niba kandi urahiye mu izina ry'Uhoraho muzima, ukabikora mu kuri, mu buryo butunganye no mu butabera, ubwo amahanga yose azamerwamo umugisha kandi azakurizwa muri jye. Dore ibyo Uhoraho abwira abantu b'i Yuda n'ab'i Yerusalemu: nimuteme ishyamba, muhinge umurima mushya, mureke gukomeza kubiba mu mahwa. Bantu ba Yuda namwe b'i Yerusalemu,
nimwegurire uhoraho, nimwiyegurire uhoraho, nimutagenza mutyo uburakari bwanjye buzavubuka nk'umuriro, buzatwika ku buryo ntawe ushobora kubuzimya kubera imigenzereze yanyu mibi. Mana ndagushimye, ndaguhimbaje kubwira ijambo duhaye muri aka kanya. Ni ukuri iri jambo rirantunguye, ni ukuri iri jambo rirubaka imitima yacu kandi riragira icyo rikora, riragira icyo rihindura mu mibereho yacu. Nkurikije n'iyi ndirimbo ya 48 mu gitabo cy'indirimbo, igitero cya kabiri kiravuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu narayihawe. Nayihawe muri cya gihe nihanaga ibyaha imbere y'umukiza Yesu. None hano muri Bibiliya haratubwiye ngo dore ibyo Uhoraho abwira abantu ba Yuda n'ab'i Yerusalemu: nimuteme ishyamba, muhinge umurima mushya, mureke gukomeza kubiba mu mahwa. Nshuti yanjye ndakubwira, nanjye nibwira, Nyagasani muri uyu mwanya aratubwiye ngo niduteme ishyamba, duhinge umurima mushya, tureke gukomeza kubiba mu mahwa. Ese umurima wacu duhinga ni uwuhe? Ese uratekereza ko uwo murima Nyagasani ari kutubwira ngo dutememo ishyamba yaba ari uwuhe? Ngewe ku bwanjye uko mbyumva, ndumva ishyamba ari kutubwira, cyangwa se umurima Nyagasani ari kutubwira muri uyu mwanya, umurima ni umutima. Umutima ni wo murima turi kubwirizwa ngo duteme ishyamba riri mu mutima, duhinge umurima mushya, duteme amahwa, tureke gukomeza kuyabibiraho. Ese wisuzumye muri wowe, ukisuzuma ukigarukamo ukiyinjiramo wowe ubwawe? Ndi kukubwira ariko nanjye nibwira, ese nisuzumye ndabona umutima wanjye ari wo murima wanjye Nyagasani ari kumbwira? Ese nta shyamba ririmo? Ese nta mahwa yaba yuzuyemo tukaba turi gukomeza kubibira muri ya mahwa? Ese utekereje usubije ubwenge ku gihe? Hamwe abantu bahinze murabizi, turabizi, abantu twahinze turabizi. Ese kirya gihe, igihe wahingaga ya myaka yawe, iyo uza kuyihinga ukayibiba mu ishyamba cyangwa se ukayihinga mu mahwa, ese iyo myaka yawe yari kwera? Ese yari kwera mbuto ki? Twisuzume rero, nta kindi bari kutubwira, iri jambo nta kindi riri kutubwira, ni imitima yacu. Turabwirizwa gutema ishyamba, turabwirizwa gukuramo icyaha agato na kanini, turabwirizwa kugakizwa, tukihana nk'uko Nyagasani yabitubwiye muri iyi ndirimbo igitero cya kabiri, ngo imigisha yose yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu twarayihawe. Ariko twayihawe muri cya gihe twihanaga ibyaha imbere y'umukiza Yesu. Ese koko niba ukeneye, cyangwa niba nkeneye imigisha yo mu gakiza k'Imana, ese koko ko tumaze guhishurirwa neza ko iyo migisha tuyihabwa igihe twihannye ibyaha, ese koko iyo migisha turayikwiriye? Ese nubwo dukomeza kurira tuyisaba, ese twebwe ibyo tugomba gukora turabikora? Ese iryo shyamba turaritema kugira ngo ya migisha ize? Ibaze, nanjye nibaza, ya migisha dukeneye ese izaza yinjirira he? Ese wa musaruro dushaka turi kuwubiba he? Turi kuwubiba mu mahwa cyangwa turi kuwubiba mu ishyamba, mu murima muzima? Nshuti zanjye rero, ndabasabye, nanjye nibwira ngo tubibe twabanje gutema ishyamba. Duteme ishyamba, dukuremo amahwa yose, tuyarimburene n'ibitsinsi byayo, kugira ngo tubibe imyaka tuzasarura mu murima muzima. Ese dutekereze, uramutse ubibye imyaka yawe ukayibiba mu mahwa, ese uretse kuba yanagwingira, ese ya mahwa ko akura vuba, ya mahwa ko akura agatwikira bya bindi twabibyemo, ko ariyo agenda akaganza, akera akabyibuha agashisha, akaganza ya myaka mizima twabibye? Ese koko wajya gusarura n'utwo ngutwo twaba twaraciye
wacengeyemo watinyuka kujya gusesera muri ya mahwa kugira ngo usarure? Oya, njye ntabwo nabikora. Njye ntabwo najya gusarura mu mahwa. Turabizi amahwa nta kindi akora, arajombana. Ese najya gusesera, nkajya gusesera mu mahwa njya gusarura ngo tuvuge niba ari ibishyimbo wahinze, cyangwa se tuvuge niba ari ibijumba wahinze? Ese urajya kurwana no gukuraho ya mahwa kugira ngo ubone uko usarura? Ese ayo mahwa niba yarakuze nta n'umuhoro ufite wo kuyatema, urumva wasarura gute muri ya mahwa? Ntabwo byashoboka rwose. Ndabasabye kugira ngo tugerageze kubiba ari uko twabanje gutema, tubanze duteme ishyamba, twe gukomeza umukobwa. Imana ishimwe kubwe, yakoze igikomeye, yamugiriye neza. Nta wundi ndi kuvuga, ni DJ Brian. DJ Brian, aho uri hose umve ko ngukunda, aho uri hose. Nubwo bikora bya gisitari, nubwo wabikoraga bya gisitari, ariko wigishije abantu, wigishije ikiremwa muntu ko kigomba kugenza, ariko noneho by'agahebuzo wumviye Mwuka, wumviye Nyagasani. Wagira ngo iri jambo hari uwari kubwiye, cyangwa se Nyagasani yaragusanze ararikubwiriza, arakubwira ati mwana wanjye DJ Brian, kugira ngo ngubone neza nk'uko iri jambo ribwira abantu b'i Yuda n'ab'i Yerusalemu ngo nimuteme ishyamba, muhinge umurima mushya, mureke gukomeza kubiba mu mahwa. Ni ukuri ndagushimye, wubahwe. Hano haravuga ngo imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu twarayihawe, kandi twayihawe igihe twihanaga ibyaha. Ni ukuri iyo migisha yose yo mu gakiza k'Imana DJ Brian, ndayikwifurije, ndayigusabiye Nyagasani komeza ayisuke, ayigusukeho, ikuzureho, kuko wumviye Mwuka. Umusaruro w'ibyo wabibye uzawusarure wishimye, kandi na Nyagasani akomeza kwishimire, kuko wagerageje gutema ishyamba, uri kubiba, ubu ngubu uri kubiba mu murima muzima utarimo amahwa. Rwose DJ Brian, wubahwe, uri icyitegererezo cy'abantu bari gukorera Imana. Mu by'ukuri wumviye Mwuka, wumviye Roho Mutagatifu. Uko mbitekereza, Roho Mutagatifu yaragusanze, arakongorera, arakubwira ati mwana wanjye DJ Brian. Ubwo n'Imana yabinyuzaga kuri Roho Mutagatifu, arakubwira ati mwana wanjye DJ Brian, urakora ibyiza pe, urafasha abantu, wafashije abantu, warihiye abana bari mu bwigunge amashuri bariga, wabateje intambwe, wagaburiye abantu, kandi iyo mirimo niyo izaduherekeza. Warabikoze, ubikora utiganda. Wumviye Mwuka rero, Mwuka yaragusanze, arakubwira ati nubwo uri kubikora mwana wanjye, haleluya, iyo migisha uri gukorera mwana wanjye izakwandikwaho ari uko wabanje kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ndagushimye cyane Brian, koko wumviye Mwuka ugakora icyo wagombaga gukora mu mwanya wari urimo. Waravuze uti nanjye ngomba kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Warabikoze, Nyagasani akomeza gushyigikire, kuko wateye intambwe yo kumwumvira, umwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Waramwumviye kandi akomeza guteza intambwe, kandi ndahamya neza ko hari abantu benshi bagira neza pe, bakora ibyiza, ariko nyine ni ukubikora puru kubikora gusa, kuko iyo mirimo izandikwa ubwo uzaba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Naho niba utari kubikora wizeye aho uri kwandikisha, nanone byaba ari ikibazo. Ndahamya ntashidikanya ko mu mirimo y'abera Brian wandikwa, kuko wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Imana nikomeze guteza intambwe, ukomeze ufasha abantu, ukomeze urwana intambara. Ubwo wateye iriya ntambwe, Satani ari kugenda agaba ibitero byinshi, ariko rwana, hatana gitwari. Ndabizi neza ko waguhamagaye azagukomeza, kandi azagukoresha ibirenze ibyo twebwe abana b'abantu tubona. Azaguteza intambwe kandi uzagera kure. Si ibi ngibi gusa, ushobora
kuzakora ibirenze ibyo abanyembaraga bakora, ushobora kuzakora ibirenze ibyo muntu yabonesha amaso, kubera ko wemereye Mwuka, kubera ko wemereye Imana agatura umwami Imana agatura muri wowe, kubera ko wemereye Nyagasani akakubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Wubahwe rero, karagaciyemo. Nshuti zanjye rero ndababwira nanjye nibwira ngo duteme ishyamba, dukuremo amahwa kugira ngo dukomeze tubibe, ariko tubiba mu murima muzima, kugira ngo ubwo umwami Imana azabaje gutarura intama ze, natwe azadusome mu gitabo cy'abanesheje, azadusome tuzisange mu gitabo cy'abana b'Imana bandikiwe ubugingo. Ariko nta kindi wakora uretse kwakira umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ubundi ugatangira kugira gute? Guhinga mu murima muzima, kuko nuhingira mu mahwa ntacyo uzasarura. Ndakwifuriza guhingira mu murima muzima, ndabifuriza gutema ishyamba, ndabifuriza kuzagwiza, kandi imigisha yose yo mu gakiza k'Imana ikabahundagaraho kandi ikabaneshereza, kuko namwe muzaba mwafayitinze, mwarwanye n'ikibi, mwarwanye n'imitego ya Satani. Rwose Nyagasani akomeza dukomeze kandi atubashishe. Bantu mwakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanyu, nimwongere mwisuzume murebe ko nta gatotsi kaba karagiyemo. Mwatemye rya shyamba igihe mwihanaga ibyaha, muraritema murimbura ibitsitsi, ariko nimwongere mwisubiremo murebe muti ese koko nta gatsitsi kaba karanyihishe, kaba karihishe, kakaba kari kuzamura umuzi wako, kakaba gashaka kongera gushibuka kugira ngo kambere inzitizi, kambere amahwa mu nzira y'urugendo rugana ijuru. Nshuti zanjye rero, duteme ishyamba, dukuremo amahwa, tubibe mu murima muzima. Nyagasani naza gusarura, azasarura umusaruro ushimishije kubwo kumvira Nyagasani, kubwo gukorera Nyagasani, kuko ntabwo Nyagasani azaza gusarura ngo nahura n'amahwa asarure. Oya, ntugakore ibyiza byinshi ngo uzinzike cya kindi kibi wakoze utacihannye, uvuga uti ubwo nakoze byinshi byiza Nyagasani azambabarira. Nutihana icyo cyaha kimwe, ni ukuri uzaba uri kuruhira ubusa. Ndakwinginze ngo na kakandi gatoya kamwe kihisha umuntu, gerageza ukereho ugatsinsure, Nyagasani azagusange nta n'umuzi wako waba warasigayemo. Ndabifuriza kunesha rero, musabe Imana ibanesheshereze, kuko ku bwacu ntacyo twakwimarira. Dusabe Roho Mutagatifu twaragijwe, dusabe Roho Mutagatifu twohererejwe na Nyagasani, aza tuyobore kandi atugenge mu mibereho yacu yose, kugira ngo aduhugure kandi atubashishe gutsindura ikibi kiri muri twebwe. Kandi Nyagasani akomeze kuduteza intambwe, ubwo azaza kujyana itorero, natwe tuzisangemo, tuzasange twarabibye mu murima muzima utarimo amahwa. Ndabashimiye rero, mukomeze kudushyigikira, mukora ibikorwa byiza, mukora sheya, kugira ngo ubu butumwa bwiza ahari bwaba nubwo wowe utariha agaciro, ariko hari abo ryagirira umumaro, ushobora kuryoherereza rikagirira umumaro, akamenya ko natema ishyamba, iryo shyamba nta rindi ni ukwihana, akihana, agatsinsura, agakuramo icyitwa amahwa cyose kikamuvamo, ubundi agakorera Imana. Rero byakunyuraho, waba ikiraro cyo gukizwa kwe, waba ikiraro cyo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kandi iyo migisha nawe yazakugeraho, kuko waba ukoze ikintu kizima. Sharinga rero ubutumwa bwiza bugere hose. Nubikunda ukore subscribe kuri Byakubera TV, nubikunda ukore like, nubikunda ukande kukazogera, kugira ngo ubutumwa bwose buzajya bunyura kuri Byakubera TV bujye bugera kuri wowe, ndetse ubone uko ubusakaza hose. Mwadushyigikira muduha ibitekerezo, mwadushyigikira muduha inyunganizi, mwadushyigikira mu buryo bwose bufatika, ndetse nawe wumva hari message ushaka kugeza ku bantu, cyangwa se wumva hari ijambo ry'ihumure wabwira ubwoko bw'Imana, ni ukuri ni karibu kuri Byakubera TV. Kandi nawe byakubera, nta muntu byagenewe, buri wese yavugira Imana, kandi ibyo yavuga byagira umumaro ku itorero Imana yishyiriyeho. Ndabakunda cyane rero, nakagaruka ubutaha.
nyagasani nadushoboza tuzaganira ku kindi kintu cy'umumaro kandi muzabikunda. Ndabakunda cyane. Bye bye. Nyagasani akomeza tuneshereze kandi akomeza dutsindire ikibi binyuze mu ijambo rye.